ni kenshi cyane hagiye humvikana amajwi y'abantu bagiye bibwa amafaranga atari makeya binyuze ku matelefone, aho usanga abantu bavuga bati umuntu araguhamagara, yarangiza kuguhamagara akakubwira ati ndi umukozi wa MTN utsindiye amafaranga ariko ugomba kuyabona ari uko ugobanje gukora ibyo tugusaba, hanyuma bakakubwira ngo ukeneye gushyira amafaranga kuri telefone yawe, wayashyiraho ntiwongere kuvugana n'uwo muntu. Hari abaguhamagara bakubwira ko ari abakozi b'ibigo by'itumanaho nka za Airtel, Tigo, MTN, abo ngabo nabo wareba nabi bikarangira bakwibye kandi nyamara ntaho bafite, ntaho bahuriye n'abakozi b'ibyo bigo. Hari abaguhamagara bakubwira ko bayobeje amafaranga babanje guforwardinga message y'amafaranga bakayikohereza, utabanza gucunga neza ngo urebe ko kuri konti yawe yagezeho koko, wajya kuyabasubiza ukayabasubiza, wajya kureba kuri konti yawe ya momo ugasanga amafaranga nta yari yageze ahubwo wohereje kuyo wari ufite. Mbese ni uburyo bwinshi cyane bagenda biba abantu bakoresheje guhamagara abantu ku buryo bibaza naho amanimero y'abantu baba bayakuye bikabayobera, ku buryo iyo umuvumbuye uriya muntu aragutuka, yarangiza kugutuka agahita afunga telefone. Nyuma yuko rero hagiye humvikana ayo majwi y'abantu benshi bataka ndetse bagenda banatakira inzego zitandukanye, ribu yaje kuba yatangaza yuko yataye muri yombi abantu bagera kuri 25 bagiye bakora ibyo byaha byo kuriganya amafaranga y'abaturarwanda bakoresheje uburyo bwo kugenda bahamagara abantu ku matelefone bababeshya ko bakuri ibigo runaka, abandi bababeshya ko bohereje amafaranga yobeje, bakababeshya n'ubundi buryo bwinshi cyane, bityo abantu batabisobanukiwe batari bahura n'abibwe muri ubwo buryo bagahita bohereza ayo mafaranga, ugasanga abo bantu barangije birangiye bayabariye. RIB yaje kuba yakwerekana abantu rero itangaza yuko yabafatiye mu karere ka Rusizi mu murenge igera kuri 2 yonyine mu bihe bitandukanye, ivuga ko yabafashe yamaje kuriganwa amafaranga agera kuri miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Itangaza ko kandi miliyoni 15 muri izo miliyoni 30 zaje kuba zagaruzwa, miliyoni 10 zo zikaba zarafatiriwe mu mitungo y'abo bantu, ubwo zose akaba ari miliyoni 25 zimaje kuboneka, mu gihe abo bantu bakoraga ubwo bujura abagera kuri 80% ari abafite abana, naho abagera naho 10 naho abafite ku myaka 18 kugera muri 54 nabo bakaba biganje muri ibyo byiciro. My friend, biteye ubwoba gusa umuntu yashimira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ku gikorwa nk'iki baba bakoze cyo kurenganura abanyarwanda, kuko bisigaye bigaragara yuko hari imitwe iteye ubwoba yo kwiba abantu, ntago bagikora mu mufuka. Imitwe yo kwiba abantu binyuze mu gukora mu mifuka y'abantu yaracitse, nta naho bikiba, nta naho wabibona. Ubu ngubu uburyo busigaye buriho no kuguhamagara bakakubeshya uburyo ki baragukuraho amafaranga, bakakubeshya ibintu bitandukanye, barangiza kugukomveka cyangwa kukumvisha ibyo bakubwira, hanyuma bikarangira bakwibye. Aba bantu baje kuba berekanwa rero kuri uyu wa mbere tariki ya 8 z'uku kwezi kwa 9 2025. Mwarangije kubyumva ko aberekanwe bose ari abo mu karere kamwe ka Rusizi, ukibaza ati se niba aberekanwa ari abo mu karere ka Rusizi, ubu tuvuye ko mu tundi turere nta bandi barimo bakihishemo, ariko kuba RIB yarafashe abangaba bigaragara yuko n'abandi bakihishe hirya no hino, ko byagenda kose nabo bazafatwa batabwe muri yombi kandi bagaruze ibyo bagiye biba. Maze iminsi mbabwira ati agahuru ko gutungwa n'akaboko k'ubugizi bwa nabi karahiye, nimushaka nyamuneka abanyarwanda, nimushaka mureke dutungwe n'ibyavuye mu maboko yacu, dutungwe n'ibyo twakoreye kugira ngo twumve ko tugomba kuramuka tubikesha gucucura rubanda no kubagirira nabi tukabatwara ibyabo, kuko ikoranabuhanga risigaye ririho riteye ubwoba. Iyo ugize nawe uko byagenda kose, iyo ubuyobozi bushyizemo ubushake buragufata, kandi nzi neza yuko ubuyobozi bw'u Rwanda n'ubundi bushyigikiye ko umuturage yabaho neza, ntago bukeneye ko umuturage yabaho ahungabanwa, yabaho nta mutekano afite, bityo
umuntu ugira nabi wese ahaherereye hose akana nkaba namubwira ati uko byagenda kose ushobora kuzafatwa. Ibyiza niba hari undi watekerezaga yuko agiye kujya abaho mu buryo bw'ubugizi bwa nabi, yabishyira ku ruhande ubundi akabaho mu buryo bwa kimuntu. Ngayo nguko rero ndabakunda cyane, nyamuneka mukore ibisabwa birimo gukora subscribe cyangwa sabone, tujye tubasha kubana umunsi ku wundi, kandi mbifurije amahoro y'Imana, imigisha y'Imana, ibyiza itanga n'ubuntu bwayo ko byakomeza kugenda bibana namwe. Ndacyari umuhungu wanyu Mr. Habu Big Baby Mandi DJ, okay? Turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro birakomeza kugenda bitambuka ahangaha kuri Hot News TV. Mwibuke kujya munadusura ku Isumbi TV nyamuneka. Ciao ciao.